Impano yo kurya. Impano yo kurya nta muntu udafite iyo mpano muri quiz. Nta muntu udafite iyo mpano. Iyazomene se nayo ifite. Iyazomene ari nini wa. Nayishobora iyo ngiyo mpano ntago nyizi. Ya. Hanyuma tugiye kuganira ikiganiro giteye gutya umunsi. Ariko mbere yuko tukwinjira muri topic ikiganiro cyacu. Nkufitiye surprise. Mbwira rero. Surprise ngufitiye ni uko sheri wawe Muheto bamufunguye. Bamukubise ngo amezi 3 ari asubitse. Muzivugaho izamapfumu nzivugaho impamvu nzivugaho nuko zo izi Imana ziza mu nzira nziza ariko izagipfumu ziza mu nzira mbi nta nubwo zo zinaramba. Umaze kujya kwa pfumu bangahe? Nta numwe ndajyaho. No ngo hari abakobwa benshi cyangwa abasore ngo bajya mu bapfumu yego bameze nka basaro ngo bakabahereza muti ngo bamara kumuha umuti ngo noneho yagukora mu kiganza ugahita wemera wari waranze. Utwo tuntu najyaga ntumva kera noneho kera barambwiraga ngo n'umukobwa yambaye ishanga nka rya nirya de Ben yakuruye ngo habaga ngo harimo nk'utuntu tudutsinda ukuntu urumva nyine umunsi umwe nzagura n'umukobwa mbona araryambaye ngira ubwo mana natashye ntitira ndavuga ati nawe ni diamond urapo yarafite cyagiye ko yarafite ariko reka mubwire manyinya ariko se reka ngubaze sa ibaze ari nk'umusheri wawe sibyo ukabona akavideo kacishikanyije kuriya wenda nibe na Muheto yagonze imikinda avuga n'ibiki byose wa mungane wabasesenguzi hari ikintu wabamenye hari ikintu ashobora kuba yari guhunga sibyo cyari kiri kumutera ubwoba yirukanka biganangira wenda gonze aya nakugonga nyuma se reba usanze umari kwigana ari guhaguruka bikara yagize ubwoba ariruka muzehe wacu president yaravuze ati bamukizemo igipimo basanga cya kiboro igipimo cy'umuntu wakanyweye cyenda gushwanyuka. Amahoro y'Imana bene data nshuti musaraba reka ngwikaze wako subscribe nkubwire ngo Imana ikomeze kuguha umugisha hanyuma kuri channel yacu Good Face TV hanyuma ngarukanye wa musore wanyu musore mwakunze ariko abantu benshi rero muramukunda kandi mwaramukunze cyane hanyuma reka ngwikaze wumva ikinyarwanda tugwaye ikaze nawe uri mu Rwanda tugwaye ikaze ndetse abantu bari Burayi hose ndababwiye ngo Imana ikomeze kubaho umugisha ni wa musore wanyu w'umuhungu hanyuma ndamugaruye buri kubona kicicira ari buri go rero tagira bigira abantu badukurikiranye yego ndagushimiye cyane kuntumira kuri Good Face yego Imana igumugisha cyane dore twagiriye n'umugisha dore yego nje banyita Irene dukuzumuremo cyangwa se Vasu nkaba nishimiye kuba ndi hano imbere yanyu abankunda rwose ndapapepeye ndabakunda nanjye cyane yego hanyuma ariko Vaso twibwizanye kuri ubundi Imana wigiramo nizinga ugira Imana zingaye muri wowe nukuri ko Imana itanga impano nyinshi cyane ahubwo ifite amavuta menshi nanjye sindayimenya yego gusa nyine nzi ko impano ndazifite nyinshi cyane gukina filime comedy directinga kwandika editinga gukamera ibintu byose. Impano yo kurya se impano yo kurya nta muntu udafite iyo mpano muri quiz nta muntu udafite iyo mpano. Iyazomene se nayo ifite. Iyazomene ari nini wa. Nayishobora iyo ngiyo mpano ntago nyizi. Ya. Hanyuma tugiye kuganira ikiganiro giteye gutya umunsi. Ariko mbere yuko tukwinjira muri topic ikiganiro cyacu nkufitiye surprise. Mbwira rero. Surprise ngufitiye ni uko sheri wawe Muheto bamufunguye bamukubise ngo amezi 3 ari asubitse arya uburi hanze buri hanze bakurekuye ubutashye bivuze ko ubutashye nyine mu yandi magambo ubwo ameze nka harire Imana Jean Claude nawe ngo bamushyize hanze cyo kora watanga ingwate we yatanga ingwate ariko menya nta ngwate y'agacupa ibaho nayo pe nanga kire kugiye kwishyura burarirwa no ikintu gisogeje ubonye ejo bundi nyuma ya Muheto nyine uwitwa yakanawe ngo bajye mu rukiko yakayinjiranemo icyuma winjarayemo icyuma cyiza ngaragisoma ngo baramwari nyamara kunywera hano inzoga ntago byemewe wa mugwe wasohotse atireka da none ikintu cyasekeje ngo yahise akoreshwa ikiganiro nande baramwihorera ngo none ngakoreshwa ikiganiro n'agasaro TV none ngamare Sandrine ngamare kumukora ikiganiro arambwa ati mva shati ngwino hano baramutambikanye none Sandrine akajya abwira mu kamera ngo zoominga turano bamujyanye mfasha nyumvira ngo zoominga turano bamujyanye ariko nawe yambwiye ati ura muntu bamujyanye teka tujye kubaza ikintu bagitumye bamujyana bandi magambo rero ngewe ndatangaye yego iyi mihanda turimo nta muntu utagwa mu ikosa pe ngewe natangaye umuntu nabonaga wikomangaga mu gatuza n'umugabo witwa
Sarongo nawe umwumvisha ibyamugezeho. Sarongo ejo bundi ndagira atya yikoze ku Gisenyi atangira agendere hejuru y'amazi nka Kristo. Abana teseke Sarongo none habaye umukiza Yesu. Ariko se mana yanjye muzi strategies bakoresha bakora zira ntuza. Nge ndayizi nedit. Nediting. Sibyo? Akuntu barambika igitambaro cyanuze cya green screen. Ugasanga usimbuka bakagushyiraho amazi ukagendera. Cyangwa se ukaba wakoresha nk'imeza y'ikirahuri. Ukagenda ukayirambika mu mazi mindani urumva warangiza amazi akayigendera akayirengera. Warangiza ukagenda uyihagararaho. Ntago icyo kirahuri bakibona. Niyo meza ntibayibona. Rero ntibakababeshye nukuri Sarongo n'umuntu nk'abandi. Yego. Hanyuma ikintu cyatangaje twongera kubona nanone mu rugo rwe ari kurwana n'umupastor wagiye kumenagura y'ibintu amubwira ati nambara gufite ubeshye abanyarwanda niba uzifite ningira icyomba ndi mu rugo rwawe. Yego. Hanyuma tuza kubona afata ihene abapastor babiri bayijyanye ayitunga inkoni ihene yigaragura hasi. Yego. Tubona koko harimo urubaraga rurimo ukuntu none nkibazirene nawe nkubaze. Yego. Ubu Sarongo afite imbaraga zatunga inkoni amapingu cyangwa urugi rwa gereza agasohoka akajya hanze ataburanye. Harya wa muntu wo muri Bibiliya wigeze gufungwa ni Petero. Ni Petero bahaye abasirikare 16 bo kumuriye. Yego. Ariko ngo marayika w'Imana ngo aramanuka aramukiza. Yego. None twibaze inoza Sarongo ni marayika w'abazimu umukiza ni satani se kibi ninde uri buze kumukura muri gereza? Reka nkubwire muvandimwe mwiza imbaraga za gipfumu zirakora nkuko n'iz'Imana zikora. Umupfumu arakora n'umupasteri agakora. Wemera izihe muri izo? Nje nembere imbaraga z'Imana. Sibyo z'abapfumu zivugaho. Iz'abapfumu nzivugaho impamvu nzivugaho nuko zo iz'Imana ziza mu nzira nziza ariko iza gipfumu ziza mu nzira mbi nta nubwo zo zinaramba. Umaze kujya kwa pfumu bangahe? Nta numwe ndajyaho. No ngo hari abakobwa benshi cyangwa abasore ngo bajya mu bapfumu. Yego. Bameze nka Sarongo ngo bakabahereza muti ngo bamara kumuha umuti ngo noneho yagukora mu kiganza ugahita wemera wari waranze. Utwo tuntu najyaga ntumva kera noneho kera barambwiraga ngo n'umukobwa yambaye ishanga nka rya nirya de Ben yakuruye ngo habaga harimo nk'utuntu tudutsinda ukuntu urumva nyine umunsi umwe nzagura n'umukobwa mbona araryambaye ngira ubwo mana natashye ntitira navuga ati nawe ni diamond. Uravuduka ariko ndavuduka gusa ntabwo ari ibyo. Keshe abakobwa benshi bambara incanga arya niko bayita. Iyo bagita amashanga. Abenshi cyane abakobwa benshi babyina mu tubyiniro bakora umwuga wababandi tudashatse kuvuga. Abenshi yego indangamiro ngo baba bafitemo urubaraga rubazanira abakastoma rubazanira abakiriya. Rero izi mbaraga zirakora z'abapfumu nkuko babivuze ariko zikora gahe gato kandi ziza mu bihe bibi. Sibyo ziza nabi. Umva izi mbaraga uburyo zikora rero. Izi mbaraga ngo hari igihe umugabo wubatse urugo asuhuzwa na wa mugore mfite za mbaraga agahita turugo. Yego. Ugasanga niba yahembwaga miliyoni abwiye umugore buryo ku kazi bamukatuye kumbi imbaraga zamufashe zamuhindukije intekerezo. Wenda afite umukobwa ari kwishyura kaminuza w'inshoreke cyangwa afite iki. Abagore batwandikira ibyo bintu barabizi bafite amakuru. Yego ariko nibyo gusa ariko buriya binaterwa Samu buriya binaterwa na keya umugabo ari guhabwa. Ntabwo umugabo akururwa n'imbaraga wenda z'abazimu gusa sibyo n'umukobwa udagize icyo atwaye yamugutwara bitewe na keya ari kuguha na rya shanga hari ga buriya niyo ishanga ry'umurimo ugasanga nk'umwana ateye neza ukavuga ati irishanga riranamuberebye. Ariko vuze ishanga niba kuriya umugore nyine uriya mukobwa de Ben ifatoranyije nawe sinibuka izina rye nkibaza ikibazo ko twabonaga afite nyashi ateye rwose nk'igitunguru ameze neza. Ejo bundi ko twamubonye yigaragura hasi nawe akariro yasinze akariro ariko tayi nituzibone mureke mbabazi ziriya tayi yari yaziko ni ikibuno kimwe cy'ikigurano. Ni ukuvuga ngo ukwezi kumwe agiye kuri tayi. Ni ukuvuga ngo mureke mbabwize ukuri gutegura ni ibintu byiza cyane sibyo. Nk'ubu wenda ushobora kuwampamagaye imbere
Kirene mu kiganiro zo wambaye nyashi turebe. Nakanago nakambana neza. Kuvuga wamambaga yenza nambaye. Numvise ngo gutegura ngize ngo nawe urashaka kuzadutegura ngo utuzanira amatayi uraya. Aya. Bambara amatayi babaho. Oya ntago mbazi. Ntago mbazi pe. Kirekanwe b'amasereki nibabatinga. Ya gusa ari yambaye buri ikibuno. Kuko ibibuno birahari murabizi neza ko babigurisha no mu isoko uretse gatonya twanarize. Bureka twanarize turebe. Umuntu nyuma y'ukwezi cyangwa amezi abiri igitaramo kirangiye inkuru icicikanye irangiye cyangwa 3 uriya mukobwa arananutse ko twabona gasobe icupa asubira hasi. Erega birashoboka ukwezi amezi abiri ni menshi kuba wajya kuri tayi. Abantu baraje birashoboka nose wenda n'umukire yibagishije. Bene abantu baraje batubwire ngo ni kera ngo ni ibya kera atarajya kwifotoranyeza na debe. Biranashoboka. No ayarene. Akwi imihanda we ntuyizi. Ndabizi ko video bazigarura. None. Ariko ngewe ndebye mu maso mbona kagapo yarafite cyagiye. Nuko yarafite. Ariko reka nkubwire manyinya. Ariko se reka nkubaze sa ibaze ari nk'umusheri wawe. Sibyo? Ukabona akavideo kacishikanyije kuriya wenda nibe namuheto yagonze imikinda avuga n'ibiki byose wa mungane w'abasesenguzi hari ikintu wabamenye hari ikintu ashobora kuba yari guhunga sibyo cyari kiri kumutera ubwoba yirukanka biganangira wenda gonze aya nakugonga nyuma se reba usanze umari kwigara ari guhaguruka bika yagize ubwoba ariruka muzehe wacu president yaravuze ati bamukizemo igipimo basanga cyakiboro gipima igipimo cy'umuntu wakanyweye cyenda gushwanyuka none n'ubwoba hari igihe yasinze ubwoba bamenye yaravuze ati hari igihe ashobora kuba hari ikintu cyatumaga kimwirukanza bigukwepa wenda nk'igisaza gishaka kavuga ati reka nirukanke cyane ugasanga agonze iyo mikinda ariko mu by'ukuri Samu ariko ko bivuga kuri umukobwa muziranye abivuga ko mwageze munateretana nibyo cyangwa no gutwika Imana yanga ariko mbana reka ngiye kujya mu ntara wa mungane ho basesenguye simari ngiye mu ntara iyi mihanda mbego nari je naratangaye abantu benshi barakubonye turamuzi bakundanyeho bateretana tukure mu rujijo nibyo cyangwa ni imihanda iyi mihanda Imana ibababarire nje mfite sheri ufite sheri urakoze cyane hanyuma Rene rero ndashaka kukubaza sura umusore ndego umusore warongora umugore wabyaye umufiyemere bitewe n'impamvu iyihe urukundo warongora umukobwa wabyaye abana bangahe cyangwa se umugore wasenye cyangwa agahura n'igikomere cy'urugo akakubwira ati ngiye Irene narabyaye uranyemera tubane kuze kunerete ukabunyatsa urukundo ariko narabyaye kuko hano hanze umugore wabyaye n'utarabyaye ntiwabamenya mu by'ukuri n'uwakuyemo inda n'utarayikuyemo inda ntiwabamenya niki wagenderaho ugiye gutereta mu by'ukuri sibyo mu by'ukuri Samu tugendane urukundo rubaho kereka niba utarwemera ego rubaho rwigeze rumwe runkoza hasi rungeza hejuru sawa nimba icyo kintu cyemeraho nanjye urukundo ndarwemera rwanyemeje yuko share neza ko nkumbuye kujya mu rukundo rero ndashaka kuzakunda mu rukundo nubwo mvuze ko mfite sheri nanjye nkumbuye kujya mu rukundo hari abantu dufite abasheri dukumbuye kujya mu rukundo nubwo uri kw'Imana ariko reka nkubwire urukundo nimba rwanyemeje ngo jya gutereta uyu muntu wamwishimiye agakwemerera mu by'ukuri nukunda n'umuntu nkuko narindaha mbere nkabibabwira nukunda umuntu ujye umukundira ibye byose n'urukundo rero rubaho nta kintu rugendeyeho ukunda ntacyo ugendeyeho sibyo mu by'ukuri njyewe urukundo namukunze namurongora kubera yuko sibyo kurongora n'ibyari bikenewe uzanye wamukunze mwabana twabana okay yego noha twabana namugira umufasha natubye ko ari umufasha namugira umufasha aravuze ngo umugore ngo nuko namugira ubundi umugore iva kunshenga kugora nuko umugore nyine namugira umufasha wanjye kuko namba namubonyemo izo nshingano ko yazishobora kuko niko yanabyaye man urubyaro cyangwa se kubyara pe ntabwo kwitwa umubyeyi nkuko njya mbivuga kwitwa umubyeyi ntibisobanura ko wabyaye gusa
ufite umubyeyi. hari abakobwa benshi baterwa inda cyangwa bakabyara cyangwa bakubaka bagasenya bahita bafatwa n'umwuka w'ubwihebe. Yego. Bakavuga ati ese undi nateretwa nande, ese undi wankunda ninde, ese ko namaze kubyara bikanga, mahirwe ya mbere yaranze sinakunda. Aba bakobwa koko bahumuriza nawe ubwari umuntu wakunda. Yego. Mwabakobwa mwe ndabahumurije 100%. Sibyo? Iyo wireba ukavuga uti ibintu bimeze gutya na gutya ndihebye, humura. Right now ufite umugisha, ufite uwo mwana, ufite umugisha uri ku isi, ufite umugisha uri guhumeka, ufite umugisha uri muragenda neza. Urukundo igihe cyose rwagusanga. Amen. Hanyuma Irene nibaze uyu munsi nawe ubwawe uramutse ufite umwana, sibyo? Ukabwira umukobwa atari ko mukobwa, nubwo tugiye kubana, yego, ariko mfite umwana, yego, uyu mukobwa ukamugezaho icyifuzo cyawe, ukabona atangiye guca hirya no hino, yego, wakwitwara mu by'ukuri nkuko nanjye ashobora kuza akambwira ngo mfite umwana nkagira uko mbireactinga bitewe n'ubumuntu mfite. Umukobwa ubwiye iryo jambo ukabona ari kwicira hirya no hino, ukabona ntago ari kubyumva neza, mu by'ukuri nta bumuntu bw'umutima bafite, sibyo? Ntabwo niyo yanakubyarira muri kubana hari ubumuntu muri we butuzo. Yego. Hanyuma nkibaza ngo rero uyu mukobwa ukamugezaho iki cyifuzo cyawe, ugatangira ukabona ari kuri mangatanya, yego, wamukorera iki? Ni ukuvuga ngo ntuko nanjye yaza akambwira icyo cyifuzo afite bitewe n'ubumuntu bwanjye, nkaba nabifata muri context runaka cyangwa se nkaregitinga igihe bimeze gute. Ntabwo uwo mukobwa namubwira icyo cyifuzo cyanjye akacyanga, aba afite ubumuntu bwuzuye. Irene, uramutse dusoza, uramutse ugize ikibazo ufite sheri, ugafatwa n'uburwayi bwo kuba ikiremba, sheri wawe wabimubwira? Wabimubwira cyangwa wabuze ati reka mbanze nivuze? Reka mbabwize ukuri, n'ubundi yazabimenya, n'ubundi yazabimenya, kuko muri iyi minsi nkuko nabivuga hari umusheri aza akagusura mukamarana n'icyo cyumweru cyangwa se akaza akanabimenya. Episode ya kabiri ikiganiro tuzaza twibaze ngo ni ngombwa ko umuhungu n'umukobwa bakundanye babonana. Iyo episode ya kabiri nzaza kuyibaza, tuzaza tuyidusesengurira tubwire. Nje ntago nemeranya nawe, nje nzabikwemeza, uzabinyereka. Hanyuma reka dushimira abantu badukurikiranye. Irene aragira ati byaterwa n'ubundi sheri yazagira akabimenya. Hanyuma Irene reka ngushimire, Good Festival turagukunda, ariko tarasoza ikiganiro tanga nomero yawe. Ni ukuri ni 078 93 91 563. Iyo ni ya WhatsApp. Ushaka kumpitura ni 078 93 2karindwi 545. Iyi iri muri momo. Ni ukuri kw'Imana wankunze ukabona ibyo ndi kuvugana isaha birakubatse, ewana wangura banyarukire no kuri channel yawe, banyarukire no kuri channel yanjye bayita NGUYU TV. Ewana ibintu bari sawa, banshyigikire bamesabu. Ni ukuri kw'Imana nushaka kugutereta ntago urava ku isoko, ntago ndava ku isoko. Hanyuma Imana iguhe umugisha.